uziko Imana igiceceka abantu b'iki gihe n'abahanga umuntu yajya muri telefone agakora misuku ibaze kugira ngo umuntu akore muri telefone akore misuku avane mu muntu basenga noneho rero mu kinyabupfura cyiza mbwira uwo muntu ngo ujye woroha uri mu nzu y'Imana ujye woroha ntugakomeze ibintu ujye ugira gute ujye woroha ibi bintu ngiye kubabwira nkabigira bike ariko nkaba numva birimo bigenda biza byiruka ndabigenza Imana iravuga amen kandi Imana ishobora kuvuga ikavuga n'ibintu ivuze ikabivuga n'abantu bavuze n'abadayimoni bavuze ariko Imana ikavuga none bucyo nkundira Imana ntigira isoni zo kubivuga no mu gihe cy'imibabaro hari igihe usanga mu gihe cy'imibabaro ikavugana nawe bitandukanye n'ibyo washakaga ariko ikabigize gute ikabiravuze kubera ko rero idapfa ikarinda ijambo ivuze ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izagire gute izariso dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza turasoma ibice byaho 8 umurongo waho wa 28 abacamanza ibice byaho 8 turasoma umurongo wa 28 wonyine hanyuma tuuganireho tuze gufata umwanya dusenge ugiye kubaganiriza ijambo ry'Imana nitwa Habiyambere Jean Pierre nkuyigahanga nkorera mu Kagarama niho nkorera umurimo w'Imana kuri ADEPR Yesu aduhana umugisha hanyuma reka dusome ndatekereza ko mwahageze abacamanza ibice byaho 8 umurongo wa 28 haravuze ngo hanyuma abamediyani bacogozwa n'Abisiraheli ntibongera kubyutsa umutwe mu gihe cya Didiyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40 twikirize tuvuge ngo amen dusubiremo haravuze ngo hanyuma abamediyani bacogozwa n'Abisiraheli ntibongera kubyutsa umutwe mu gihe cya Didiyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40 twikirize cyane tuvuge ngo amen amen haleluya kuvusi ninyibizabejo ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira n'ukubusa beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bamfite beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite amen amen ndashaka kubaganiriza akanya gato ntimugire ngo ndibuze gutinda ndashaka kubaganiriza umwanya muto twarangiza tugasenga amen umwanzi satani yangerageza nkabona amakuba menshi nzi yuko umukiza ajyamba hafi njye mwisunga mwihishemo beshwaho no kwizera tuzamura amajwi yanyu nyumve niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite
amen. Nari ngiye kubivuga mu ijwi rya rindi rinini rya basi. Amen. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo Imana iguha ihumure. Ni rinini subwo kurifata ntibyoroshye, mufate mu kiganza mubwire ngo Imana iguha ihumure. Ibyo bintu se biragoye. Munyeganyeze gace umubwire ngo Imana iguha ihumure, bimubwire buhoro, bimubwire gace, wibivuga cyane. Bimubwire umwongorero, umubwire ngo Imana iguhe, bimubwire se ndebe. Noneho mukomeze bimubwire cyane, noneho ubitsindagira umubwire ngo Imana iguhe ihumure. Imana iguhe ihumure. Nibyo nasengeye, nibyo Imana yampaye. Nibyo Imana yampaye. Naherukaga hano, hari haciye igihe naherukaga kuri Pentecote ndimo mbaganiriza ijambo rivuga ngo Imana ntiguha ibyo wasabye, iguha ibyo ukeneye. Mbabwira ko hari umuntu wari umeze nabi, hanyuma nyine atangira gusaba ba Petero ngo bamuhe, ariko ibyo bari kumuha n'ubundi byari gushira. Imana ibona sibyo bikenewe, ibona igikenewe wari uguhaguruka akikorera uburiri bwe akagenda. Nababwira ngo rero hari igihe dusaba Imana ntiduhe ibyo twasabye, ahubwo Imana ikaduha ibyo tugize gute dukeneye. Kubera iki? Niyo yonyine izi ibyo dukeneye. Ubu rero Imana mwicaye imbere ni Imana ishobora. Nibyo urabishobora se? Mubwire ngo ishobora byose. No, ubwoba wari wicaranye hano nibushire, Imana wicaye imbere ni Imana ishobora byose. Amen. Bibiliya rero iravuze ngo hanyuma y'ibyo ngo abamediyane bacogozwa n'Abisiraheli, ngo ntibongera kubyutsa umutwe ukundi, ngo mu gihe cya Didiyoni igihugu gihabwa ihumure, kimara imyaka 40 yose, muvuge ngo yose. Ariko muzi ko Imana ifite ihumure, ishobora guha abantu bayizeye, ishobora guha abantu bayiringiye bakamara iyo myaka bari mu gihe cyo guhumurizwa n'Imana. Amen. Kugira ngo se birasaba ko nza kuvuga ibintu byinshi. Iyo mikoro wihangana uze kuyireka, ndagenda manuraho gake, ndabizi ko turi mu bihe bitoroshye. Ariko nukomeza umanura uraza gushiduka uyimaze mugire ngo nirimo kuvuga kandi ari ijwi ryanjye. Amen. Niki Bibiliya yivuze, ngiye kuvugaho amagambo make. Iyo Bibiliya igaragaza ihumure, iyo haje ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo, nuko hari n'ibindi byabanje. Ntimubyumvise? Buri ikiganiro kije kuvuga ngo hanyuma y'ibyo hari ibyabanje mbere, ariko hari n'ibiriho, hari n'ibizabaho. None Bibiliya yavuze ngo hanyuma y'ibyo ngo abamediyane bacogozwa n'Abisiraheli, ngo ntibongera kubyutsa umutwe ukundi. Nanezerewe nimusomira ijambo. Amen. Uziko Imana yaguha ihumure, abantu ntibashora amatiku. Uziko Imana yaguha ihumure, abantu ntibazamura induru. Ko mutanyumva se? Mbibabwira gute? Uziko Imana nyiri ihumure ishobora kuguha ihumure, kandi abantu badashaka kuhumurizwa muri kumwe. Imana ikagitsindagira ihumure, ikarishira mu bana, ikarishira ku mugabo, ikarishira ku mudamu, ikarishira mu kazi, ikarishira mu ivugabutumwa, ikarishira mu buyobozi. Imana ishobora gutanga ihumure bene abo bantu bagize gute bahari. Imana irabishoboye. Yesu we, hari abantu batari baza disi. Muracyari heza? Muzamure gutya gace yadushimira Imana. Ubu Imana mwicaye imbere niyo yonyine ishobora byose, abandi bantu bose barapfa. Neza. Ariko Imana twicaye imbere iruta itangiriro, iruta iherezo. Urumva ingana iki? Nagira ngo mbanze mbasabe mutuze, mushira ubwoba. Turi imbere y'Imana ishobora byose. Amen. Iyo rero Bibiliya igaragaza Abisiraheli, iyo Imana iguhamagaye igihe cyose iguha kondisiyo. Imana ihamagara Abisiraheli bavana mu gihugu cy'uburetwa, irababwiye ngo ntimuzagire indi mana iyo ari yo yose muzasenga, ntimuzagire indi mana iyo ari yo yose muzashyira mu maso yanjye. Iranabiyama, irababwira ngo zaba imana z'abanyamahanga ntimuzaziramye. Muramenye ntimuzabiko, umunsi mwabikoze muzaba muhuye n'akaga gakomeye.
ariko nimutabikora nzaba imana yanyu. Inabasezeranya amasezerano akomeye, irababwira ngo nzaba umwanzi w'abanzi banyu, irababwira ngo nzaba umubisha w'ababisha banyu. Ariko Imana iravuga, nimuvuge ngo iravuga. Abantu basenze bazi ko Imana ivuga, nimuyikomera amashyi. Amen. Ko numva shaka kuza guhina ibintu ngiye kubabwira nkabigira bice, ariko nkaba numva birimo bigenda biza byiruka ndabigenza. Imana iravuga. Amen. Kandi Imana ishobora kuvuga ikavuga n'ibintu, ibintu ivuze ikabivuga n'abantu bavuze n'abadayimoni bavuze, ariko Imana ikavuga. None bucyo nkundira Imana ntigira isoni zo kubivuga no mu gihe cy'imibabaro. Hari igihe usanga mu gihe cy'imibabaro ikavugana nawe bitandukanye n'ibyo washakaga, ariko ikabigize gute? Ikabiravuze. Kubera ko rero idapfa, ikarinda ijambo ivuze, ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo izagire gute? Izarisohoze. Ubu rero mu bagabo babaho batagira ubwoba bw'umuntu wari we wese, mwari mupita mbabo. Kubera iki? Ibintu ntunze uhereye ku gito ukageza ku kinini mfite biva mu biganza by'Imana. Nabwiye Yesu ko nge na Yesu mbese turi abashuti, mba numva nta bindi bibazo ushaka kwiteza. Nge na Yesu turi abashuti, numva bihagije. No mu makuba ahantu hageze hakomeye, we ntagusiga. Hari nawe ugera abantu bakava bati we si we wabona. Ntabwo ariko Yesu avuga. Aravuga ngo humura mwana wanje, no mu rupfu tuzinjiranamo. Nicyo mukundira rero, avuga ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bavuga. Uzi ko ushobora kubana n'umugabo ntaguhe ihumure neza, ukajya uriburira ku mugabo kandi mwarashakanye. Uzi ko ushobora kubana n'umudamu wawe kabona nta humure rihari. Uzi ko ushobora kubyara abana bakakubana barakare neza, kajyaza afite itaba meza cyavati ninge nawe ubundi wambyariraga iki, kabona nta humure rihari. Ariko naje kubabwira ngo Yesu nyiri humure arashaka kongera kubahumuriza bundi bushya, agakomeza imitima yanyu abakomeretse, akababwira ko ari umwami w'amahoro ugira neza. Tumukomera amashyi yo kabyara. Babwira ikindi gikomeye, ubu mwese mwari mwapfuye, ubu mwese mwari mwapfuye, mwari mwagize gute? Mwari mwapfuye mwese, ubu byari byarangiye, ariko mukanya Imana iratuzuye. Twongere tuyikomera amashyi. Hari umuntu utasinziriye iri joro se? Hari umuntu utasinziriye iri joro? Mu bitotsi waruzi uri butekereze ngo iki? Nakantu kakaburo gace Imana ikora higahita ikugarura, ugahita ugaruka uri umuntu. Ugahita uvuga utuzi ko bukeye we. Ukabona buraceye neza neza. Wanatambuka mu nzira ukavuga ariko bwaceye. Ariko hari n'abandi basinzire bahita barakomeza. Kimenyi uba amatangazo yatambutse y'abantu biri joro ni besha. Ariko nimureba Imana yaturinze, iduha kubaho n'uyu munsi kugira ngo tuboneke muri riteraniro. Noneho rero mu kinyabupfura cyiza mbwira uwo muntu ngo ujye woroha uri mu nzu y'Imana. Ujye woroha, ntugakomeze ibintu ujye ugira gute? Ujye woroha. Ujye woroha, ubuzima si bugari ni buto. Imana ihimbazwe. Kondisiyo rero yari yarabahaye, yari yarababwiye ngo ntimuzagira indi mana iyo ariyo yose muzagira gute? Muzashyira mu maso yanjye cyangwa muzasenga. Umunsi mwabikoze nzabamerera nabi. Mu bice byaho rero bitandatu muze kwasoma mwitonze, ngo baza kugera mu gihugu c'Abamoni n'Abamowabu, ngo bahageze basenga imana zabo. Imana rero kuko idakina, ntabwo ihita imanuka mu ijuru ngo uyibone, ihita ibahagurukiriza abantu bitwa Abamediyani. Ye baba we, umumediyani n'umugome. Kanze mbabwire nibura ibintu bigera kuri 3 babakoreye bibi. Sinaza kubivuga byose, ariko reka mbabwire nibura bigera kuri 3. Ngo ihagurutsa Abamediyani bahagurukira kubabaza Umwisiraheli ahari hose. Hose. Tuzabababaza tugeze kwigufwa bumve ko bagize gute bababaye. Sitwe twababwiye ngo bareke Imana ya. Ntugakora ikosa ryo kuva ku Mana, niho ubuzima bwacu bwubakiye. Amen. Bayivuyeho rero Imana irabareka. Abamediyani ngo barahaguruka barabakubita. Babakorera ibintu bibiri natinya. Ngo barabarwanyije kugera ku rwego babica icyo bita urubozo. Iki? Ese muri buze kumva ibi bintu ngiye kubabwira? Ngo barabarekaga. Murabyumva? Ngo barabarekaga. Abanyakigali sinzi ko muri buze kubyumva, ariko muri bubyumve. Iwacu mu Kagarama haba korari ryiririmba indirimbo ivuga ngo tunatoka mbara. Ngo twavuye kure. Hari abantu rero bavuye kure, ntimuze kwirarira mwese ntimurabi Kigali, ariko ni Kigali turabizi. Ngo bajyaga bajya mu murima
bagahinga. Murabyumvise? Ku bantu batuye hano bahinga, twebwe hariya nubwo harimo hashira agahanga ariko habaye imirima. Haba icyo bita kurima. Murabyumvise? Hakaza icyo bita gusanza. Hakaza icyo bita gutera imbuto. Ubwo bimajije kuba ibyiciro bingahe? Iyo umajije gutera imbuto haza icyo bita kubagara. Hahandi ibishimbo biba birimo bizamuka bigeze ahantu batangira kuvuga ngo nukuvanaho umushogoro. Hirya yo kubagara haza ikindi kintu bita ibishimbo bitangira kuzana icyo bita udutesha. Haza ururabo rwavo rugahunguka hakaza imitesha. Abo Mediyani rero aho bari babereye igitangaza, bababaje Abisiraheli, bababariza mu byo bakoraga kugira ngo bajye ubwabo bicwa n'ibihe n'imisi n'inzara. Kavuga bati muhinge, bakabareka bagahinga. Bamara guhinga bagize muri cya gihe umuhinzi agera mu murima akavuga ngo mana warakoze. Uzi icyo gihe ni igihe ujya mu murima ugasanga inyanya zaratukuye, ni igihe ujya mu murima ugasanga ibitonore byareze, ni igihe ujya mu murima ugasanga kuri babandi bahinga imbuto ibinyomoro byareze bitangiye gutukura. Ngo barangiza icyo gihe kigezweho cya kintu umuntu aba atangiye gukoma amashyi avuga ngo mana ndagushimiye ko wakoze. Ngo bakagenda bagahamagara Abamoni, bagahamagara Abamowabu, bagahamagara ab'iburasirazuba, bagahamagara bakure n'abahafi, ngo bakabanza bagahura bagakora inama. Muvuge ngo bari abagome. Ngo bagakora inama, bamara gukora inama bakavuga ngo tuzagenda dusarure, ariko ntabwo twabisarura ngo tubimare. Ibizasigara tuzabigaburira ingamiya zacu n'inka zacu n'amatungo yacu. Ngo bakazamuka rero, ndasomye birasanga ngo babaga bameze nk'irumbo ry'inzige. Ngo bagera mu mirima y'Abisiraheli bakabatera, bakabarwanya, abanyembaraga bakabica, bagafata ya mirima ngo bagasiribanga. Bamara gusiribanga bakoherezamo indogobe, bakoherezamo ingamiya, zikabisiribanga zabirangiza bakababwira ngo turabirukanye. Bakabirukankana, ufite inzu bakayimukuramo, ufite ihema bakarimuvanamo. Ngo bagera ku rwego bababaza, bagera ku rwego bahahamuka. Muri buze kubyumva se? Mu mvugo y'iki gihe ni ukugira ihungabana. Barahungabana. Imana yabibaho. Mufite amakuru meza, mubwire ngo Imana irahari. Imana igize gute? Ese koko Imana yabibaho? Ugera ubimubwire ntarabyumva, mubwire ngo Imana irahari. Imana ibaho. Bakanyuka ibi bishimbo tureba, bakatwicira imyaka tureba. Ngo bagera ku rwego umwaka wa mbere uraza, Imana irabihorera. Uziko Imana igiceceka, ugahura n'umuntu mwasenganye akagusuzugura wagira ngo ntimuziranye. Uziko Imana igiceceka, abantu b'iki gihe n'abahanga. Umuntu yajya muri telefone agakoramo isuku. Ibaze kugira ngo umuntu akore muri telefone, akoremo isuku avanemo umuntu basenganye ari inzahare, ari nyagupfa, adafite icyerekezo. Uyu ntaheruka kumpamagara. Mu by'ukuri araguhamagaza iki? Igihe harimo si cyo guhamagara, ntafite umwanya w'amayinite. Nyine urumva sho, uyu nyine ntacimpamagara, araguhamagaza iki? Agakora isuku, agakora iki? Isuku neza, agakora isuku. Kavati telefone yanjye yaruzuye. Agahera ko basenganye kanyarira, ko bamanukanye mu mazi, ko bajyanye mu butayu, ko bajyanye mu buvumo, agakora isuku muri telefone adafite isoni. Noneho uziko Imana ikureka abantu bakagera ku rwego wagira ngo Imana usenga ni murumuna w'iyo basenga. Ko mutanyumva se ngo mbabwire ibyo bintu. Ariko mbazaniye inkuru nziza, mbafitiye amakuru. Imana basenze ntabwo ari petit frère iyo twasenze. Basenze Imana ishobora byose, ni data wa twese mwiza. Amen. Hoya ntibakakubeshe. Komeza uyikomeze, Imana basenze niyo wasenze. Ntabwo ari murumuna w'iyo wasenze, si mukuru wayo, ni Imana. Umwanditsi yanditse Yesaya yaravuze ngo nubwo Aburahamu atatumenya, Isirayeli nitwiteho, ariko wowe uri data wa twese mwiza. Hari igihe rero abantu bagiramo akajya avuga ati ariko ubundi Imana usenga ibaho? Imana usenga itarakugiriye neza ibaho?
Imana usenga itaragutabaye ibaho. Oya, ibyo ni ibinyoma ibaho. Ije yemera ko abantu bagira gute bababazwa, ariko harimo ijambo ryiza rikomeye. Nubwo yababaza abantu, igeraho ikabagirira iki? Ibambe. Amen. Komera. Barababara umwaka wa mbere, Imana iraceceka, babavana mu mazu. Umwaka wa kabiri iraceceka, niko babigenza kwa kundi. Umwaka wa gatatu iraceceka, umwaka wa kane iraceceka, umwaka wa gatanu iraceceka, umwaka wa gatandatu iraceceka, bikubise ku mwaka wa karindwi. Gideyoni mwene Yowasi arahaguruka ajya gusekura utuntu bita ingano duke yari yahumbye. Yari yagize gute? Yari yahumbye. Bakozi b'Imana bashumba, muze kugira ngo icyo gihe cyari cyoroshye. Hari igihe umuntu ageramo akanahumba. Ngo yari yahumbye utuntu turaho arimo yegeranya. Ubu muri riteraniro hari abantu barimo guhumba. Pole sana. Imana ni data wa twese mwiza. Ihangane no muri uko guhumba ukomeze gukiranuka. Imana iri hafi kuza. Yambwiye ngo nkubwire ngo ikuza ni ihumure. Kandi ibyo mbabwira n'ukuri. Nasenze nari maze iminsi ifite ijambo nimo mbwiriza mvuga nenda ritwaye. Mu gitondo mbona inzitizi zagagombye gutuma ntaza navuga ni ko mfite ibintu bikomeye wampaye ndabigenzane. Imana izanye ihumure. Hejuru y'amaboko akurwanya hari amaboko y'Imana ivuganye nawe kwisanye ihumure. Yikubise ku mwaka wa karindwi ngo nsizemo ibintu byinshi. Ngo bari bageze ku rwego batura mu bihanamanga, mu myobo, mu buvumo. Gideyoni ngo afata utugano duce yari yahumbye ngo aza kudusekura. Bigaragara ko batagiraga n'isekuru, kuko Bibiliya ivuga ngo bajyaga babitwara ntibabasigire na ruminja. Ngo asa n'umuvure. Mwabonye umuntu usekurira mu muvure? Ko muraje muvuge ngo ntimubizi. Ntago muzi isekuru se? Isekuru ntago muyizi se ko bayisekuramo ibintu nibura yegeranye. Ngo we yazanye umuvure akajya shiramo utwo tuntu yahumbye. Yagize gute? Pore. Ihangana uri mu gihe cyo guhumba ariko nturi bupfe. Imana irazirikana. Wikiranirwa muri icyo gihe cyo guhumba, Imana igiye kuza. Wikiranirwa. Amen. Muri imbyera rimbye ngo nyura mu misozi, nyura mu mata, aho hose niko harushya umutima. Ahubwo ngo gesaba Uwiteka kugira ngo afashe. Ariko Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Twongera tuzamura ibiganza tumushimire. Gideyoni ari masekura humba pa zigataruka pa. Ariko se nk'ubu koko Imana iracabaho, irahari. Ngo mwijuru hahita hamanuka marayika. Ngo araza musanga munsi y'igiti. Cyama muri riteraniro marayika kamanukira iwawe. Cyama muri riteraniro marayika kamanukira ku buzima bwawe. Akamanukira mu mibereho yawe. Akamanukira mu bana bawe. Ngo aramanuka akimugeraho. Aramubwira ngo Gideyoni we, uri umunyembaraga, uri intwari. Aramubwira ngo gezaho, reka ibyo binyomuzanye hano. Ndi umunyembaraga turimo dupfa. Ndi umunyembaraga sezi. Ndi n'umuhererezi wacu kwa Yowasi. Ese ubundi nkubaze, tari wavuga ngo Imana iragutumye? Ubundi Imana ibaho? Iyo basogokuruza batubwiraga ngo ni Imana ishobora byose ibaho. Ahangara marayika. Hagati imirimo batubwiraga iriye. Faburi buretse kujya muri telefone. Iriye. Musena bakanguka gace. Telefone muzishyire hasi. Ndashaka gusenga mukanya. Amen. Munyitabe haleluya. Imirimo irihe. Marayika ngo aramwitegereza aramureba abona yararakaye. Hari igihe ubuhanuzi bugusanga ahantu habi wararakaye. Waragize gute? Kinyoni iri kuri. Ingaruka mfite umwanya nzabaha ku buhamya nanjye ndabufite. Hari igihe umuntu arakara. Umuntu wa mbere wigeze kumpanurira ko Imana igiye kumpa ibiryo, namufashe mu ishati. Kandi nanjye ndi umuhanuzi. Nari ndi mu gitahano ndimo senga, narabaye. Narakaye ndi umunyamasengesho nkaraga ipantaro igahindukira.
niyo mpamvu ibintu byo kumbwira ngo haje intambara ngo haje ibigeragezo cyerekana bigiranye n'Imana. Ariko iyo navuganye n'Imana ibyo wavuga byose ndabitambuka wa mugani w'umukozi w'Imana uvuya akomeza. Muri uyu murimo nta mikino ibamo, ni igisirikare kwa Kristo, nta mikino. Ibikomere byinshi abantu bafite bagiye bahura nabyo ahantu hatandukanye, no mu nzu y'Imana twahuriyemo nabyo. Ariko turashimira Yesu womora ibikomere. Amen. Uvuga ibyo avuze akabirinda, kavuga ngo ijambo mvuze nzarisohoza, nzarinyuza mu bikomeye, nzarinyuza mu miyaga, nzarinyuza mu miraba. Ariko niwihangana, mubwire ngo niwihangana, munyeganyeze umubwire ngo niwihangana uzabona ibyo Imana yavuze. Muri imbyara rimwe ravuga ngo isi naho yavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Mwumva azayabonera hese, bisobanura ngo Imana izamuremera indi si, Imana izamuremera isi yo kuremeraho amasezerano. Mufite ubwoba bw'iki? Hari agakaritsiye Imana izaremera be, sohorezaho amasezerano. Se mubaye mute? Amen. Igihe usanga abantu bababaye, murumva ngo nyine ngo ejo bundi ramutabaye, mwihorera agenda. Naba umunyabwenge azakwibuka, natakwibuka byihorere. Imana yasenze niyo wasenze. Ngaruke gace, Imana idufashe. Arebwe ati Imana ibahose, iyo basogokuruza batubwiye ibahe, imirimo yayo irihe, iraharu wayitwereka. Warangiza ukaza umbwira ngo n'umunyembaraga turimo dupfa. Nimune sekuru utuntu tw'ingano tugataruka tukagarukira hariya tukajya hari abantu barimo basekura. Dukubitira hano bikanga, gakubitira ha bikanga, kamanuka bikanga, kazamuka bikanga. Ariko humura hari umunsi bizemera. Komeza wizere, hari umunsi bizagera gute bizemera. Niyo mpamvu nababwiye ngo mukanya ndaza gufata umwanya nsenga. N'amasengesho abiri ndibuze gusenga. Amen. Njye bimenye iyo ndi mu gihe cyo gusenga ndaza gusenga. Amen. Munyikirize haleluya. Sindabumva mwongereho gace haleluya. Marayika aramubwira ngo genza gace. Mvuye mu ijuru. Haba inyoma nzanye amakuru. Haleluya. Mbazaniye amakuru. Imana igiye gutanga ihumure ku bantu basenze bakagumana nayo. Imana igiye gutanga iki? Ihumure. Sindi mu biguteremo, ariko nyirabyara byumvise. Agize ate? Mfite umwanya wo gutega moto izanisha kukubeshya se? Wategera ikinyoma sinateganya kuri botike basi gusaba umuceri, naza kuvuga icyunzwe kikaza. Mufate mu kiganza umubwire ngo Imana izanye ihumure niba warakiranutse. Urakoze Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Abwira ngo gezaho, gabanya amagambo ufite. Iramubwira ngo nduwiteka Imana ishobora byose. Didiyoni we, genda uko izo mbaraga zawe zingana, uzanesha abamediyani ntunesha umuntu umwe. Umva ijambo ryiza. Genda uko izo mbaraga zawe zingana, nturi bugende uko iza mwarimu zingana. Uko zingana uzanesha abamediyani ntunesha umuntu umwe. Ahita arayibwira ati noneho ndabyumvise, koko ushobore kuba uvuye mu ijuru. Guma hano gace, guma hano mbanze nde, nkuzanire udutsima, nkuzanire n'inyamutwe sigaranye nishake ntuguhe. Ntiwavuga amagambo akomeye gutya ngo nindangiza nkuvanire mwaho. Ngo agenda yirukanka ati ngaho wihute, ngo azana umutsima azana n'inyama. Ngo marayika aramubwira ngo ntago byavamo, suka hariya ku rutare. Ngo aragenda suka ku rutare, ngo atungaho inkona agiye kubona umuriro. Urazamutse ati mu izina rya Yesu. Ngo yikubita hasi yubamye. Ati mbonye Imana. Aramubwira ngo Didiyoni, tuzi umutima, nje kukubwira ko hari inkuru nziza nkuzaniye. Uhereye none tuvugana, Imana yumvishe gusenga kwanyu, yumvishe guca bugufi kwanyu, igiye kubagabiza abamediyani, izabakubita ibavane mu nzira, izabaha ubuzima,
izabagarurira ihumure kandi muzashimira imirimo y'iki y'Imana. Mufite amashyi se ngo muyakoma pana ibyo bintu byo kudukoma gace? Ntikabura icyubahiro twateranye nimuzamura ibiganza tuyishimire. Didiyoni aravuga ati ndabyumvise. Marayika aramubwira ngo kandi ubu tukivugana ntarava hano. Sinshaka ibigirwamana by'iwanyu. Mana ukugenda usenyere Bayali na Ashera. Ukubite hasi umenagura uvaneho. Aravuga ati none ibi bintu birakaze. Bibiliya iravuga ngo iryo joro ngo ashaka abagabo arabegeranya arababwira ngo nimuze tujyane. Ngo baramanuka bajya gusenya igicaniro cya Ashera n'icya Bayali. Ngo barabitembagaza batambira Uwiteka igitambo. Iki ibyo ngibyo agiye kumena ni ibyase Yowasi. Ni ibyo yari yarubatse basengaga. Ngo aratemagura vanaho yubaka igicaniro cy'Uwiteka, ubwo babyita kwihana. Ngo arangije yeza abo bari bari kumwe barezwa. Ngo ako kanya ngo basenga Imana, bakimara gusenga Imana ngo Imana itwika igitambo. Imana itwika igitambo. Ubwo ndihuse ngo umwotsi urazamuka ngo uhumura neza ngo uragenda ugera imbere y'Imana, ariko no muri karitsiye ngo ntiwahasiga. Muvuge ngo ntiwahasiga. Iyo uri umuntu w'Imana by'ukuri, agakiza no muri karitsiye barabimenya ko gahari, ko kagize gute. Ngo barahumuriwe ngo mu rukerera, icyo Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'akavamashiga ni cyagiye cyane bature. Ngo bikanguye bose barahumurirwa. Bati we impumuro iri hano kwitandukanye ni yari ihari. Ngo bamanuke gake bagera hari igicaniro basanga yavanyeho, basanga yatambiye Uwiteka Imana ishobora byose. Abakiri hano muyikomera amashyi. Baravuga bati nta wundi muntu ushira isoni gutya, nta wundi muntu wahangara ibi bintu ashobora kuba ari Didiyoni mwene nde. Murumva batari babizi ko akijijwe? Ashobora kuba ari Didiyoni mwene nde Yowasi. Tujye kwasi. Ngo bazamuka biruka ngo bagere kwasi. Baramubwira bati twabimenye, nta wundi muntu wakora ibi bintu usibye Didiyoni. Sohora umuhungu wawe Didiyoni tumwice tumurimbure. Yamenaguye Imana zacu, arangije azicanisha igicaniro, atambira Uwiteka igitambo. Musohore tumwice. Yowasi arababaza ngo none se mwabigenzuye kuko niwe? Bati niwe nta wundi. Baramubwira ngo musohore tumwice. Arababwira ngo iyo mana yabibaho. Reka amavuge gake nitonze. Ese koko Bayali ni Imana, Ashera ni Imana? Arababwira ngo noneho se mbanze mbabazi, niba yayitemaguye bigakunda, niba yayitwitse bigakunda, niba yayohere bese yahiye bikemera, iyo ni Imana. Arababwira ngo mwese hatavuyemo n'umwe murashaka kuburanira Bayali. Uwo ni nyirabyo. Murashaka kuburanira Bayali. Niba koko Bayali ari Imana, nigire gute nize yiburanire ko batemaguye igicaniro cyayo. Ariko niba atari Imana, ushaka kuyiburanira wese bamwice bamutemagure nabo mu rugo rwiwe bose. Ngo ahita ahindukira Didiyoni ngo amwita rubaga, bisobanura ngo uri umunyembaraga. Haleluya! Wa munyembaraga we asubiyemo rya jambo marayika yagize gute yamubwiye. Amen. Gira gutya, gira utya, gira utya. Iyo uri kumwe n'Imana uri umunyembaraga. Sa nukanyeganyeza cyane nta bwoba. Gira gutya, uri kumwe n'Imana uri iki? Uri umunyembaraga wa mama we, uri umunyembaraga wa mubyeyi we, uri umunyembaraga wa mukobwa we, uri umunyembaraga wa musore we. Sa nugira gutya nimutere haleluya. Wa munyembaraga we. Amen. Iyacu ijya yiburanira. Iyacu ijya yiburanira. Amen. Ni mu bice kuva ku bice bitandatu kuzamura hejuru muraza ko hasanga ayo makuru. Aranditse rwose uko nyababwira. Amen. Bibiliya ivuze iki? Munyemerere nihute hanyuma nkubite mu mwanya ndibuze gusenga. Bibiliya naho harimo umwanya munini. Niho Didiyoni ngo yahise avuganira n'Imana. Aribwira atari koko turavuganye. Arabwira iti turavuganye ninjye na haguruka ugende ujye gukiza Abisiraheli amaboko y'Abamediyani. Imana idufashe. Ngo aragenda
yigira ruguru gatoya, ngo arangije kwigira ruguru gatoya, ngo atuma intabaza, ngo ahamagara hari Abisiraheli hose, arahamagaza baraza aho bari baratataniye mu myobo bavamo, mu buvumo bavamo, mu misozi baraza, arababwira ati mwese muce bugufi maze mbabwire, navuganye n'Imana ishobora byose, kandi harageze ngo Imana idutabare. Igihe gishize ni kinini. Amen. Igihe gishize ni kinini. Amen. Harageze ngo Imana idutabare. Harageze ngo Imana idutabare. Igihe gishize ni kinini. Arabyumvise. Aravuze ati cyane. Buriya nawe hari icyo yumvisemo. Igihe gishize ni kinini. Harageze ngo ahita abwira Uwiteka ati Uwiteka we, nzabonana n'Abisiraheli bose ejo, none ngiye kugusaba ikimenyetso cya nyuma. Ngo azana icyo bita ubwoya. Aravuga ngo nimba koko ari wowe twavuganye, tukaba twavuganye koko, uri Imana ishobora byose, ubu bwoya yashize hano, mbushyire hano kuri ubu butaka. Ubu kandi muragira ngo ni amagambo asanzwe nabazaniye amagambo y'ubuhanuzi mu gitondo. Ubu butaka nshizeho ubu bwoya, mu gitondo nze kuza asanga ubu butaka bwumye neza, ariko ubu bwoya bwatose, bwatonze hurume, biranyereka ko ari wowe Imana ishobora byose. Imana iramubwira iti ibyo biroroshye, genda mu gitondo ngo asanga ubwoya bwatose, ngo bukamuramo amazi yuzuye imbehe. Aravuga ati Uwiteka we, nyemerera kukugora, basi nongere rimwe. Mwagiye mureka gusaba ibimenyetso bitabaho. Hari abantu basaba ibimenyetso bitabaho, biri aho ngaho by'ubutindi gusa, biri aho ngaho by'ibyaha. Wapi kabisa. Mujye musaba ibimenyetso bifatika. Bigize gute? Kijya gusanga abantu bafite utumenyetso turaho. Turaho ngaho, turaho gusa. Turaho. Nzababwira icyo Imana yari yarambwiye kugira ngo munane n'uwo tubana nimutegereje imyaka 10. Imyaka 10 nduru ziravuga Peter amagamo induru nkabihorera. Ko nene naravuganye n'Imana ishobora byose. 10 ishize. 10 igize gute? Imyaka 10 ishize. 10 ishize ndi umuvuga butumwa ugenda ubwiriza mu gihugu no hanze. Kayibwa ni wampaye umugore ati buri cecetse nzamuguhera igihe nshakiye. Nkaba ncecekesheje amatiko. Nasubira gusenga kamwira ngo bucecetse. Nahura n'abakozi b'Imana twabanaga bashumba hirya no hino batandukanye, bakambwira batego niba waranamubuze waretse tukakurambagiriza. Mu matorero dufite twaburamo tuguha, najya gusenga kamwira ngo wibeshye nkumene ntegereza. Shuyu hinduru urusaku imiguruko. 10 iragendera shira. 10 ishize ndimo mva muri nibature musanga mu cyapa mbisubikiyaho. Mu cyapa mvuye muri nibature irambwira ngo no. Najyaga numva se nzarambagiriza ku muhanda we. Mu cyapa mu modoka ateze ku muhanda. None musanze yibereye aho ngaho ateze imodoka agiye kujya mu kazi. Irambwira ngo no. Najyaga numva nzagenda nk'umusitari nkinjira ahantu nari mbafite, numvaga nzajya ahantu nyine hari n'agafaranga numvaga ashaka. Ariko ndashimira Yesu atanga neza. Mumuzamurira ibiganza. Mumuzamurira ibiganza. Haleluya! Mu gihe cyose tumaranye tubyaranye gatatu, nta uracira hasi, nta uratukundi, nta uravuga nabi, turacyameze nk'abafiyanse. Yo nibeshya nkazana ubuhanuzi nikuza nunjye amenye akavuga ati wiriwe mu biki. Hari igihe ngenda nkashiduka ngeze yesho. Kambwira ati se bigenze bitasheri n'inkomeje gahunda. Ara. Sawa, ndigarukirije aho nzabisubukura ubutaha. Imana igiceceka kandi gacece kugeragezwa. Unayubaha. Ariko Imana ikagucecekana, wasenga ikakubwira ngo nzabikorera igihe nshaki. Ngo arongera asaba ikindi kimwe. Ikindi kimenyetso kimwe. Ngo urumva ngo Mana ngo niduhurira mu rusengero, none se yari kujya. Ubundi se ntari buza hano seje mu guterana. Ngo niduhurira mu rusengero ngo ndamenya ko ari we ari byo nyine. Yari kujya heze. N'ubundi buri wakanga se ntabateranye buri wakane. Ntakiye muri kutwo tuntu koko. Ngo urumva ngo naza afite Bibiliya, none se hari umurokoro utagira Bibiliya. Ngo ndamenya ko ari we wambwiye.
ko naza yambaye ikote ry'umukara kandi agira imikara myinshi. Nkaje muri ibyo bintu kuko bitabaho. Arayibwira ngo nyemerera irindi rimwe. Noneho ndashaka ko ubu bwoya nsanga bwumye. Urabyumvise? Itaka nkasanga ryatose ryabaye nk'icyondo. Marayika aramubwira ngo nibyo nabyo ntacyo bintwaye. Ndabyemeye. Aza mu gitondo ahageze asanga itaka ryatose, ubwoya burumye wabubara. Aravuga ati noneho ndabimenye ko mvuganye n'Imana. Ngo ahita ahamagara Abisiraheli bose barahara babwira ngo uhereye uyu munsi Uwiteka Imana itugabije abamediyani. Uwiteka Imana itugabije iki? Abamediyani. Ngo akibegeranya ngo bari abantu inzovu ibihumbi 3. Murumva ukuntu bari benshi? Ngo Imana inyujijemo ijisho ngo irebamo. Yababwira iti Didiyoni we! Ubwiyemezi bwanyu wahagurukanye n'abo bantu bazagira ngo ni amaboko yabo abajyanye. Vuzi ifirimbi ubahitangaza ubabwire ngo abashatse vuba. Urabyumvise? Mbese abakira abageni n'abandi bantu bafite ubwoba babwire bavemo bisubirire mu macumbi yabo. Ngo vuzi ifirimbi ati mwese abashatse vuba vuba bakira abageni bagera ku rugamba bagatekereza mu rugo. Mwese muzamura ibiganza muvemo. N'abafite ubwoba namwe mwiviremo. Imana ntikorana n'abanyabwoba. Bw'izina rya Yesu. Reka ibintu by'ubwoba nimba Imana yaraguhamagaye izagukoresha iby'ubutwari. Imana ngo havamo abantu inzovu ibihumbi 2. Murumva ukuntu bari benshi hasigara 1,000 cyonyine. Iramubwira ngo izo mpamba zabo bazibasigire. Kibazo dufite bavamo bakanazitwara. Bajye bazisigira basigaye mu murimo. Bagire gute? Bazibasigire. Bazibasigire. Ubuse barazidusigira ko nazo bazijyana. Zibafashe gukora iki? Umurimo. Amen. Amen. Barazisiga. Munyitabe haleluya. Ngo asigara n'inzovu 1,000. Ngo inyujijemo ishishira bango ye nabo bakabije kuba besh bamanure ku kagezi. Ndacafite ahandi hantu hitwa kubagerageza. Mwari muzi ko Imana igira ahantu igeregereza abantu. Bamanure ku kagezi. Wabwirwa n'iki kitakumanuye ku kagezi ngo igupime? Mbanze mbagerageze. Bamanure. Ngo bose baramanuka. Iramubwira ngo genda ubageze ku kagezi nibagerayo undebere uko bari buze kunywa. Ngo bamanuka birukanka abantu inzovu 1,000. Ngo bahagere bamwe bahagere inyota yabishe bakubitamo umunwa. Ngo batangira kunywa kushabagiza nk'imbwa niko birivuga. Ngo abandi bakajya bashiramo amaboko ngo bakareba ku ruhande nk'abantu bashobora kuba bahanganye n'umwanzi. Umweye areba ku ruhande hariya nibiganza washizemo umunwa hariya. Ngo haragenda hasigara abantu 100. Muvuge ngo 300. Ndatangaye. Iramubwira ngo nabo gusa nshaka. Sinkirisha ingabo nyinshi. Ndakorana nabo. Ngo imurebye amashije kwivana abantu inzovu 2,000 n'abantu 700. Inzovu 1,000 n'abantu 1,000. Urumva agahumbi kamwe n'abantu 1,000. Amashije kubivanaho arafata 300 sigaje ndabagira gute? Ko muye nibibazo. Ndabigenza. Ngo ubwoba buramufatira mubwira ngo ugize ubwoba. Faburi wongera ugaruke. Iramubwira ngo ugize ubwoba ati buranyishe ngwino. Iramubwira ngo umva nkubwire. Dore ngabariya urabareba. Dore umumediyani acumbitse mu kibaya hariya. Ngo bari benshi. Ngo bangana n'irumbu ry'ike ry'inzuki. Usingabo zikurwanya uko zingana. Usingabo ugenda ukwepa umubare wazo. Nubwo ari benshi. Imana idakirisha ingabo nyinshi igiye kugutambutsa ibyo bihe. Munyitabe haleluya. Iramubwira ngo sinakora ikosa ryo kugutuma wenyine. Dore umukozi w'Imana pura niwe muzafatanya urugendo. Iri joro mugende mugeyo. Amen. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatagera ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo.
haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo. Mugarukirizaho. Numvisha akantu abantu bajya bakunda gufata uko bishakiye, kavuga ngo icyambere ni iki? Kamutanyikiriza se ntimukazi. Abantu bagafata nk'akantu koroheje, icyambere ni iki? Didiyoni we! Muracyahari se? Muracyahari? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Didiyoni we! Genda uko izo mbaraga zawe zingana, uzanesha abamediyani, nkunesha umuntu umwe, ninjye Uwiteka ubivuze. Haleluya. Karame mwami wanjye, ntukabure icyubahiro twateranye. Haleluya. Haleluya. Mwongereho gato, haleluya. Abo bikunda muhaguruke mutere haleluya. Musubire nanone mutere haleluya cyane. Iyizire muri riteraniro Yesu. Ndakumva ugenda. Anyway mini detaya mando greve de saine mando. Imana iri hano. Hari imirimo y'Imana igiye kwerekanirwa hano. Nimwongere muyikomera amasha bakiri hano. Tambuka gace. Jyana na pura. Imana nikora ikosa. Iguhamagaye iguza gufasha mu rugendo. Ngo baragenda bagere hafi n'urugerero rwa Bamediyani. Ngo bahageze buri hafi guca. Ngo bagiye kumva mumvombero rikangwa tiwe. Ati ndarose. Bazana roterega. Ndarose pe. Ndarose. Ndashimira Imana. Ubu tugendana amakuru. Imana ishimwe cyane. Bakozi b'Imana tugendana amakuru. Muyihanganane, iduhamagara niyo kwizerwa. Yavuze no kubikora izabikora. Ati ndarose, turose iki? Ati ngiye kubona mbona akantu kameze nk'ibuye. Nk'umutsima gaturutse hejuru kibumbye nk'ibuye. Ndimona kaje kanduruka karaje karamaje no kwihema ry'Abamediyani ryacu aho tujyamye mbona gakubiseho. Ngiye kubona mbona ihema riguye rigaramye. Undi ati urabirose? Undi ati ndabirose. Ati urabirose? Ati ndabirose. Ati urarose cyangwa urabeshya? Ati ndarose yewe. Ati umva nkubwire rero ntufunike. Uzi icyo mbonye? Ubwo Didiyoni nande na Pura bari aho hafi n'urugerero. Ahita aramubwira ngo iyo ni inkota y'Uwiteka. Mujye muri mwirinda kuvangirwa. Habanje nde? Iyo ni inkota y'Uwiteka na Didiyoni. Urabyumvise? Iyo ni inkota y'Uwiteka nande na Didiyoni. Muracyahari? Iyo ni inkota vanamo Didiyoni. Iyo ni inkota ya Pita. Iyo ni inkota y'Uwiteka na Pita. Mwabyumvise? Kubw'ibyo rero tuzanesha iki? Abamediyani. Karame mwami wanjye uhimbazwe. Kubw'Uwiteka na Didiyoni. Muze gusoma byanditseho. Kubw'Uwiteka na Didiyoni tuzanesha Abamediyani. Ntimukagarukiraho. Kubw'Uwiteka na Didiyoni. Do kubw'Uwiteka na Pita tuzagera mu mugambi w'Imana. Kubw'Uwiteka na Pita tuzagera ku cyo Imana yavuze. Kubw'Uwiteka na Pita tuzahagarara Imana yavuze. Kubw'Uwiteka na Pita tuzajya ibyiza byo mu gihugu. Kubw'Uwiteka nande na Didiyoni. Ahita bati twitahire ubwoba bushire, twigendere ubwoba bugire gute bushire. Ngo agere arababwira ati nta kibazo tugifite. Nubwo tudafite intwaro, nubwo tudafite amagare, nubwo tudafite amafarashi, ariko dufite Uwiteka. Muramufite cyangwa ni igipindi? Uwiteka muramufite se? Cyangwa mufite bene wanyu? Cyangwa mufite baso wanyu? Mufite Uwiteka cyangwa ni igihuha? Mufite abantu babavugira se mwebwe? Ngewe n'Uwiteka wenyine ndeba. Ni ku Uwiteka ncungira aho hafunzwe naba ndangije. Amen. Ngo ahita arabahagurutse aravuga ati mufate ikibindi, mufate urumuri, mufate ikondera.
kuva nabaho sindabona ingabo zirwana gutyo. Wowe umara umwaka wose urwana uko warwanaga gute uba imbere y'Uwiteka? Umara umwaka wose usenga yo wasengaga gute wahinduye mu buryo bwose bwo gusenga? Amen. Muzi ko ngewe nigeze kugera mu gihe n'abahanuzi badahanura nkajya mpanurira ubuzima bwanjye nkagenda niririmbira humura Jean Pierre ntuzahora ubabaye. Reka kumpanurira nta kibazo ngewe ndihanurira. Amen. Uzi ko hari igihe umuntu ageragerezwamo n'abahanuzi baba barimo bahanura wamwegera akagutaruka agahanura hano agasimbuka ati umva uko Uwiteka Imana ivuga ukagira ngo we ntago Imana ikubona. Oya jya uhanurira ubuzima bwawe ubwire ngo kubw'umugambi w'Imana kuri ngewe Imana izangirira neza. Tera haleluya. Subirire kwicarira hanyuma sose. Nyine masaha bari mavuduka reka nsoreza. Amen. Ngo hagurukana abantu imitwi itatu. Ngo mwarageragejwe ikisi. Two tuntu ni toto. Nta makuru mufite muzaze tubaha amakuru. Ariko turakomeje. Kandi umuntu ageragerezwa mu byo akora. Curuza amakarasa nayo. Curuza ifasa n'ifu. Curuza iduka sa no mu iduka. Nukora umurimo w'Imana nibageragerezwamo. Ngo barahaguruka ari imitwe itatu. Soreza aho ngaho hanyuma dusenge. Amen. Muse n'abantu bitegura ubufasha Imana igiye kutuzanira. Ndashimira Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza abera bagize gute bakoze. Imirimo myiza abera bakoze. Imana nyiri ihumure irabegeranya ngo baragenda bagezeyo. Ngo bagenda mu masaha ya nijoro. Gideon arababwira ngo mwese hatavuyemo n'umwe ntimuzi uko navuganye n'Uwiteka mwumva ibyo mvuga. Habari ibyo mukora. Mu mutwe umwe awushyira hari yunda awushyira hari yunda awushyira hari uko ari itatu. Arayegeranya. Ngo amare kuyegeranya arababwira ngo mwese hatavuyemo n'umwe ni nkubita ikibindi hasi mugikubite hasi. Ubu abantu bo muri iyi minsi baragoye kumva ibintu. Ubabwira ibintu bakakureba ukagira ngo ntago barimo bumva. Ariko ibintu by'ubumana nababwiye ngo nukoroha. Jya woroha. Yugira gute? Jya woroha. Jya woroha. Mukanya tugiye gusengera ibintu bibiri bikomeye. Mwe mubyegeranya n'ibyo byifuzo turabisengera ariko tugiye gufata ibintu bibiri bikomeye. Abantu bigeze kujya gusenga ku musozi bamara iminsi 3 ku munsi wa gatatu Imana ivuga kuri babiri umwe iramwihorera. Barabavuga butumwa bo bashuti banjye n'ubu umwe arahari abandi baragiye. Babiri barahari umwe yaragiye. Ibavugaho wiramwihorera. Bageze mu nzira baravuga bati sha ntago turi bwihangane reka tukubaze nta byaha wakoze. Imana yamvuzeho hafi isaha yose wicaye. Twarasenganye tumaranye gatatu. Imva hivuga kuri runaka wicaye. Ubu nta byaha wakoze. Aba rero ni umurokore mwiza mukuru uzi icyo gukora. Mujye munakura mu byagakiza. Arabareba araseka. Arababwira ngo impamvu Imana yababwiye ibyo ikanyihorera yangaga ko mugira ishyari. Hari ibintu Imana yanga kuvuga abantu bumva kugira ngo batabigirira iki ishyari. Kabikubwira yongorera abiti bahita bamwica atari yabigeraho. Avuga ati muri ibyanjye birakomeye kurusha ibyanjye. Ibivugiye hano ntago nari kubakira nubwo dusengana. Bose bafunga umunwa. Mujye munahorana amagambo y'ibyiringiro byanyu. Ariko turimo tuganira arambwa ati narihumurizaga numvaga ntaho byaca. Avuye aho mu byumweru bitarenze 3 nibwo Imana yamukoreye igitangaza imuvana muri iki gihugu imujyana mu bihugu by'amahanga. N'ubuhamya burebure. Babandi babiri n'ubu baracahari n'abakene. Niwe muntu ugi wohereza $1 akababwira ati mugura ibirayi. Kandi nababwiye nzabagirira neza nzabakora ibitangaza n'ubu baracahari.
umwe yaje kugera ku rwego kubitwa ubuzima buramucanga, abwira umugore ati subira iwanyu, nanjye ngiye gusubira mu kiraro. Imana nitugira neza tuzongera twihuse. Murumva byoroshye? Hari igihe Imana ireka kuvugana nawe ukagira ngo ntiyabyumvise, ariko ibyawe yanze kubibwira abantu ngo batagira iki ishari. Niba hari murakoze cyane. Kubwo Uwiteka na Didiyoni ngo bahageze bazengurukaho, kubwo Uwiteka na Didiyoni bakubita ikibindi hasi, munyitabe haleluya, bazamura ikondera haleluya, bazamura urumuri haleluya. Ngo abamediyani bikangure bumva urwo rusaku mu ntambara barwanye ntirubaho. Baravuga bati ibintu biri hano, aya masasa ari hano, ibi bintu tubona bimurika gutya ni biki, byagenze bite? Amakondera bu bu bu, Imana iteye ubwoba, bu 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 bu, kuse ni biki byabaye hano? Bareba bakabona muri hejuru, bajya kuva ikibindi po, Imana itabura ukuntu igenza ngo yumvikanisha ibyo bintu nk'urusaku rw'iki, ngo wari uri bugufi bwundi ngo agahaguruka afata icyo bita inkota. Imana iteza umuvurungano mu byaguhagurukiye mu izina, ngo bagira ikintu bita umuvurungano, baterana icyo bita iki, pa inkota, pa inkota, pa inkota, ngo bo ubwabo baricana. Abisiraheli bahagaze bifashe batyo, bavuza ikondera, bazamura urumuri, mukwiye kujya muhora mumurika haleluya, mukazamura ijwi mugasenga, ngo bakubita ikibindi hasi, induru ziravuga. Uwiteka bageze gute? Abarabatabaye dusoza. Bibiliya yavuze ngo hanyuma y'ibyo Uwiteka cogoza abamediyani. Mu gihe cya Didiyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Ni ukuvuga ngo bari bafite ihumure ringana nanjye, ntago mwapfa kubimenya, ariko 40 niyo ndimo ngeramo. Ubwo banganaga nk'uko kuva mvutse, bari bafite ihumure. Ndebera imyaka ufite, mufate mu kiganza umubwire ngo Imana iguhe ihumure. Reba ku myaka yawe ufite, Imana iguhaye ihumure, ikarishira muri karitsiye, ikarishira mu kazi, ikarishira ku mudamu wawe, ikarishira ku mwana wawe, ikarishira mu rusengero, ikarishira mu nzira ugenda. Ndebera ngo iragenda ibakubita imyaka 40 y'ihumure. Yajya mu bana agasanga hari ihumure, muyikomera amashyi. Yagera ku mutwara agasanga hari ihumure, yajya mu mubiri akumva harimo amahoro. Imana ishimwe cyane. Imana itanga. Naho dusoresha ni ibintu bibiri bikomeye tugiye gusengera. Umuntu wa mbere tugiye gusengera ni umuntu dushaka ko avanaho cya kindi twahereho tuvuga cyamutandukanyije n'Imana. Nta mwanya wundi ndibuze gufata wo kubwiriza, mba mbongereyeho undi murongo uri muri Zaburi 145 umurongo wa 4. Haravuga ngo muvuge iby'imbaraga Uwiteka yagize gute yakoze, ngo abibi bihe bazabibwira bikindi gihe kizaza, babatekerereza imirimo y'Uwiteka. Dusengeraho, ubika amaso yawe. N'amasengesho abiri. Umuntu wese ufite ikintu gikomeye cyamuzengereje, mukanya ngiye kugisenya, icyo ari cyo cyose uragihaguruka uri we wese. Bibiliya iravuga ngo iyo amazi yihindurizaga, watangaga undi kujyamo yakiraga indwara ye yariyo yose. Ni ibintu ibi ngiye gusengera umuntu wa mbere uzi ko yakiraniwe, waba utarakizwa, waba waraguye, waba warasubiye inyuma. Hagurukira ahantu uri musengere. Nutinda nta mwanya ndibuze kuguha wundi, nabirangije kubivuga. Urahari?